umwana wavukiyeyo akabyarwa hagati y'umunyarwanda ndetse n'umukongomani, uwo mwana biragoye kuba wavuga ngo n'umukongomani cyangwa se n'umunyarwanda nawe ngo agendere muri icyo kivunge cyo kuba bavuga ngo bagiye gusenya FDL, kuko intambara yo ishobora ntago yahagarara, kuko impamvu itahagarara M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irarwanira ukuri, yego, kandi idakomeje kwirwanaho urumva byayibera bibi, kubera ko niyo mbega nitwirwanaho mu magambo make, irirwanaho irimo irarwanira uburenganzira bwayo, kuko urabizi neza ko muri ntambara M23 ifite abasirikare bagera mu 10,000 ihanganye n'abasirikare bagera mu 60,000, ariko mu by'ukurwa impamvu wenda M23 iganza cyane mu rugamba igatsinda nuko yo ifite irarwanira ukuri, kandi burya urabizi ko ukuri iyo murarwanira ukuri bitandukanye no kurwanira amafaranga. Yego yego. Bura rero ni nayo mpamvu M23 benshi babibaza imbaraga izikura he. M23 ni igisirikare cyangwa se ni ihuriro rirwanira ukuri, niyo mpamvu rero ifite imbaraga bitandukanye. Ubundi baravuga ngo mu ntambara icyo urwana cyangwa se impamvu urwana niyo turufu, nicyo kintu kiba gikomeye kuruta kuvuga ngo wenda se izindi mpamvu zindi zo kurwana. Ngo niyo ufite impamvu ya nyayo urwanira, nyine uzi icyo urwanira, iyo niyo mpamvu ya mbere ishobora gutuma itsinda, kuko buri gihe iyo uzi icyo urwanira kandi noneho by'umwihariko kuri M23 nuvuga ngo kurwana niyo mahitamo ya nyuma yonyine basigaranye, nutarwana uzapfa. Umuntu rero ufite amahitamo abiri gusa, uvuga ngo nintarwana nzapfa, kandi n'ubundi nabwo mu kurwana ibintu nabyo ni bibiri, no gutsinda cyangwa gupfa, kandi n'ubundi gupfa byari amwe mahitamo ye. Ubwo urumva uwo muntu nta ndi mahitamo afite uretse nyine kurwana kugeza ku wanyuma, cyane ko urabona ko wamugani, urabona nk'abasirikare barwana muri Kongo hari abahembwa $5,000 by'idolari, harembwa $6,000 by'idolari ku kwezi, ariko n'undi ugasanga wa mugani wawe arimo ararwanira amaraso ye, uburenganzira bwe, ababyeyi be, ejo hazaza he. Uwo muntu ndakeka rwose utapfa kumutsinda, kuko baba bafite inyungu ifatika arwanira. Ariko wowe ushobora no kuvuga ngo umushahara wanjye warararanyijwe, ugasanga urwo rugamba urwanye nta mutima warushyizeho, ari nayo mpamvu ejo bundi ushobora no kuba wahembwa umunsi ibyo $5,000 ni $5,000 by'idolari ku kwezi, cyangwa se ku kwezi. Ntabwo nzena amafaranga ni menshi cyane, ariko niba ko banayatanga amafaranga bitewe n'ukuntu numva ari amafaranga menshi, ndumva ngo ushobora no kuba ahubwo wayahembwa nanone ntujye kurwana ngo batise amafaranga na gutya niba nyice nanayariye. Ibyo byose ikibazo, ugasanga ahubwo nanone kuba utayabonye byatuma urwana, ariko nanone kuba ubwayo wayabonye bitewe n'ubwinshi bwawe bwabyo nabyo bigasaba byatuma utarwana.